oya ari ugutinda ari uguhera byose ni kimwe ndagira ngo ushakire Gerard cyangwa se akazungire nk'abana niba bakunaniye Kiki nimugoroba ndaza kuzana akantu karyoshye sibyo nabyibagiwe rwose oya tonto ndashaka kunkorera surprise n'abandi bana nta kibazo mbwira surprise ushaka ndayigukorera nurakare ninyakubwira sibyo tonto nta kibazo mbwira icyo mbwira cyose ntabwo kiri bumbabaza ntuzongera kubabaza Gerard Yesu azaguha umugisha Gerard ni umugome yangiriye nabi kandi nawe yakugiriye nabi oya tonto ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa ugirira imbabazi kuko nawe azazigererwa genda uzane ibyo dusangiye Surambwira ngo ibaye cyaka kanya byawe rwose n'ibyo mwana imodoka yasha kwitazo cyo ni wagira ibintu by'imiti toma muri se ni ngombwa ngo tujyane okay kanjyana ubutumwa none usigaye ugerageza ako ntunyiciye imodoka ndaje kombra byabatiri
kurinda. Ngagari cyane. Maria. Mama. 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 Kamisabe. Ana ngushaka. Oh, John. Bite John. Ni byiza. Bakomeye. Kari. Arisa bisanzwe. Ntuzi ko ubushize igihe tuzana shangazi twagarukeye kuremba ko bwari bwije. Oh, yego. Cyagiye mwamagara ifite tuvuye mu bukwe. Okay, reka ngende. Hari ubutumwa shangazi yamaye nkuzanire. Gusa ngo muzabana mu kimwe gitaha. Ko wihuse si yo tugasangira ko nari guteka. Nanjye nagize ikibazo nazanye na mugenzi wanjye imodoka idupfira hano yasigaye. Wari mugenzi wawe usize mu nzira? Okay, reka ngende bwana naho utaha. Sabe? Oui, mama. Unerekeze John. Sawa rero. Sawa. Kosi. Wihuse. Nazanye na mugenzi wanjye yitwa Gerard. Imodoka idupfira hano yasigaye. Yitwa Gerard? Yitwa Gerard. Mukanishi? Mwese arayikora. Ntabwo nkurenza aha ngaha nyine. Ubu ngubu umwana namuryamisha atozi bwahita abyuka. Rero uzagaruke kudusura kubera ko uratubye. Okay. Kwikanika cyane rwose ngende kubyivuza rukuri nubwo cyari ikibazo gikomeye amabuja adafata batiri neza wagiye se byagenze gute? Asko yize umututra basha. Nageze mu Kigali no gukina. Daniela. Kurame? Musaza wari nayo ngazi bamwogo. Naho aracyari ku ishuri. Zisa? Yego. Niko so musore. Mundi kogusha nk'ahandi ababyigiye ntabwo bigiye mu ishuri. Kumbona kubera iki? waregaragara ko icyo cyo gukora rwose ntabwo batisha akazi kawe kazi neza pe. Ni ukugira ngo nkakore neza nyine abakiriya barushaho kunyizera. None se nta kandi kazi ushobora kuba wakora? Kaje ari akaneza imbere nagakora. Usengera he? Yewe. Adini ngira keretse aho ngeze hose basenga ndasenga. Ashobora kuba umunyarwenya rwose umusore we. Rero ni umukristo. Ushobora gufasha mu gusengera kugira ngo Imana ishobore kugira neza kandi ushobore no gushakira n'akandi kazi. Papa Daniel akoze rwose. Okay. Ntuza kurangiza ko gusha abana. Uze mu nzu umusengere. Kugira ngo Yesu arushe kugira neza. Sibyo? Anaguye n'umugisha. Amen. Sako no nubwo urangiza uraza umusengere. Sawa murakoze. Okay. Ese Robert. Nkuko twabisezeranye. Wamana namuzanye. Akazi. Yes. Okay, akazi ko maze kabona. Nkurikije CV yiwe ndabona ari nziza kabisa.
ikindi kandi agomba kuba umwana mwiza warangira ikibazo rwose naramusuzumye umwana mwiza warazwe neza ndamwizeye ndamwishimiye kandi ikibazo cyose yagira rwose bamubwira ntabwo reka mubwira azi ndabona ari umusore ushinzwe arashinzwe rwose turashaka akagabo gakorera hano akagabo ariko urabona ukuntu ubwira ino baby nabi wambiwa rata sister turashaka umusore wakoraga hano witwa Gerard ntukabitabe n'iribi ku buzima bw'abantu bapfa Gerard ntagikorera hano asigaye akora muri Instagram muri bipfa amatwi Angelo wajya ugenda n'abantu bazima koko kubera iki hano havuye abantu bagushakaga nanjye ngo abantu amabandi ntabwo si ibyo none bivuga ni ibiki shaka ni ubwa mbere nabona abantu badafite ikinyabupfura amatabi amagambo atamishe ntabwo bari bayobye ahubwo mbwira basigeze zangahe anije kumusezera mu migendere amubwiye ko nabonye akazi muri Healing Star naramubwiye nibyo ntacyo ariko wigendere maze umubwire ko nageze hano gusa yaravuze ngo wonge umukozi biga namwe muzaza muza kumusura nizere ko uzajya kudusura cyane rwose uriya muganga musanga muziranye shana ibyo mubwira nyine ngo Yesu akora ibitangaza ni ukuvuga ngo ugiye kwitwa murokore shagiyo nibyo tubireke mwana ahubwo mfasha dushaka umugore wanjye reka nkubwire rero burya iyo umukobwa ahuye n'ikibazo nka kiriya iyo ari umuhanga arakizwa yaba umuswa akinjira mu nzira z'ubusambanyi kugira ngo ashake icyamutunga kikamutunga n'umwana we ibyo nibyo bintu rekera sinshaka no kubyumva mwana we mbaye umugore wanjye Sabine kwera reka dutangire buri cyumweru tujye tujya gusenga mu nsengero akiri mu nsengero sundi yasengeraga he shana nawe ntiyageraga idini yari ameze nkanjye hano biranashoboka yanapfuye cyane ibyo bintu rwose ntuzongere no kubivuga ntabwo nshaka kubyumva n'umutwe wanjye w'umusore habari Gerard asigaye akora Healing Star Production. Ndebe babeshye. Umukobwa? Boss, ni wa mukobwa ubushinzwe ibyinjira n'ibisohoka, niwe kuvuga comptable cyangwa secretary n'iki kintu kibonanye. Ariko boss. Yababeshye ngo iki? Yatubwiye ko Gerard asigaye afite akazi muri company ikora amafilm. Gerard ni nkandagira bitaba ntago yabona amakazi.
boss wasanga yarize nkawe ariko nta mahirwe yagize nkanjye. Hello Sam. Amakuru y'iminsi. Ni meza boss. Okay. Hanyuma wandebera aho ngayo wanyu ko haba harimo umukozi witwa Gerard. Mbo ntago mbizi ashobora kuba ari mushya mu kazi kuko ejo bundi twangaje ariko reka mubarize ndahita mubwira. Sawa. Sanze mumbeshye. Ntago mwazongera kwitwa abakozi banyu. Aro Kari arahari Okay. ariko nta gihe yari yamara. Uwo musore yaranyambuye. Ndagira ngo ukore uko ushoboye. Mumwirukane. Kari. Ko bitoroshye. Reka tuze guhura tubiganireho. Okay. Nta kibazo. Gusa icyo shaka nuko mwirukana. Boss akazu gahaye abandi koko. Mugende mumva imbere. Mugende. Isundi waje ryaye. Fashize ukwezi. Kwezi kose? Eko byantungwe wageze ahangaha sute? Gasaro. Gasaro si yagiye i Burayi? Yego. Nase iyo vuye i Burayi aza kurangira ahangaha bimeze bite? None urantangaje. Yego kuko utaza hisi igeze. Isi ni nk'umudugudu wangu. Njye cyakoze byantunguye cyane kukubona ahangaha. Reka nigera ku ishuri natangiye gushakisha amakuru y'abana twiganye. Rero nta handi nari kuyakora atari kuri Facebook. Nibwo rero naje guhuriraho na Gasaro atangira kumpa amakuru yanjye. Shana wundi nuko ari kukurangira ko n'ubungubu nimbona amafaranga umuntu wa mbere nzagura ni Gasaro yangira inama nta kintu atakoze nuko nyine ariko aho kwanga kumva nkishyira ikuzimu. Reka birumvikana kandi nta muntu bitabaho. Ni ibintu bisanzwe bibaho. Usigaye ukora iki se ko mbona usigaye uciye ni ko abantu bavuye i Burayi baba bameze se? Winsetse ubwo Burayi wumva ntaho butandukaniye n'u Rwanda rwacu ahubwo u Rwanda rwacu ruba rwiza ko kurusha ubwo Burayi uvuga. Usigaye ukora hese? Nsigaye nkora muri company yitwa Healing Stars Film Production Limited. Ujya kuzajya ukina filime? Oya ndi sekreteri wayo ariko usibye ko bazampropoje gukina nka byanga. Yego uracyasetsa nka kera. Ni bisanzwe. None se wanyeretse umwana? Umwana? Kari. Kunumva batari buze koro. Gusa niki kitaza koro. Umwe mu bayobozi biriya company. Erega udakunda umuyobozi ndimwe mu bayobozi biriya company. Ntabwo bisobanuye ko wafata umuntu ukamwirukana. Azira ubusa. Gusa umuntu kirakiza muri. Nta nubwo kizi gukina filime nyiyo. Oya. Kuba atazi gukina filime ntabwo bivuze ko nahita mwirukana ahubwo ure n'uzajya abashinzwe ikintu cyose kijyanye n'amafaranga. Kira nicyo kubahombya. Gerageza ukirukane cyangwa se dushaka ubundi buryo ukuntu twakigenza. Uko mwabigenza? Urumva bigenza ukundi. Umuntu yaki. Kumwica kabisa. Tsabi uyu mwana ni mwiza pe. Nose nta kanunu ka papa we.